waratambikiriye akira kujyana ubusabane n'Imana. Njyana nk'umuhanuzi w'Imana nongere nguhuze n'Uwiteka, ndagira ngo iri jambo riguhuze n'Uwiteka. Akira kongera kugirana connection n'Uwiteka, akira kongera guhamagara mu ijuru, akira kongera gutelefonana n'Imana, akira kongera gucata n'Imana. Wacase n'abantu ntacyo bakumariye, kuri WhatsApp wacase n'abantu ntacyo bakumariye, kuri Facebook ntacyo bakumariye, kuri Twitter ntacyo bakumariye, ariko kuri Instagram ntacyo bakumariye, ariko akira gucata n'Imana mu izina rya Yesu. Akira umurongo guhuza n'Imana. Ntabwo Imana regirinze wowe, ahubwo irinze ijambo yakuvuzeho, kubera ko impamvu irinze ijambo ryayo rihora ririnzwe. Niyo mpamvu nawe Imana igiye kukurinda kugira ngo utazateshwa agaciro cyangwa se ukavaho. Impamvu Imana igiturinda rimwe na rimwe, ikaturinda impanuka, uyu mwuka duhumeka, ikaturinda ikabana natwe, nuko Imana ishobora byose. La side gode bone tandoze nekita etando winima winigre. Naho abadayimoni bahaguruka, naho Satani yacana maremare agacana n'amagufi, uyu muntu arashinganye. Yesu yavuze ijambo rimwe, areba ngo mubwire iyo ngunzu ngo ni Herode, ngo data arakora nanjye ndakora. Ndatangariza ibyarwanyaga ubuzima bwawe, ubibwire ngo njyewe ndi kumwe n'Uwiteka, ubibwire ngo sinsubira inyuma. Niyo mpamvu abantu barwanya umuntu, ntabwo umuntu ajya arwanya umuntu umuri inyuma, ahubwo arwanya umuntu umuri imbere. Uzima abo barwanya umuntu umuri imbere nuko babona amaze kubasiga, nuko babona hari intambwe Imana yaguteje, nuko babona hari urwego Imana yakurije. Akira kurira urwego rw'umugisha, akira guhura n'umugisha wawe. Ntabwo umuntu arwanya umuntu umuri inyuma, ahubwo akurura umuri imbere. Barashaka kugusubiza inyuma ngo bakuvane mu byizerwa. Isi iri kuduteza cyane nari dukwega, ariko ntabwo bizakunda kubera ko hari ubutabazi bw'Imana. Imana igufiteho umugambi mwiza, izakugira neza kandi izagutabara. Nje kukubwira ngo humura, ibiguteye ubwoba Imana ibirimo. Imana ibirimo, ntabwo uzamwara, ntabwo uzakorwa n'isoni. Umwami Yesu nashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero nabazaniye ijambo rivuga ngo kwiringira Uwiteka. Imana ishimwe cyane kandi Imana ibaho umugisha. Nkuko mubimenyereye nitwa Prophet Byukura Bagirana Noheli, mbarurirwa mu itiro rya ADEPR ku Mukenke muri Paruwasi ya Gasave, hano ku Gisozi. Imana ibaho umugisha kandi Imana ishimwe cyane. Murabizi ko mbere yuko tuvuga icyo Umwami Imana yadutumye cyangwa se yadusize ku mutima, turabanza tugasenga tukiragiza Imana Nyagasani, kuko niwe mubyeyi wacu, niwe utumye tubaho, niwe utumye duhagarara, n'uyu mwuka duhumeka niwe tuwukesha. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mana mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana idukunda, Imana ivuga bikaba, Imana ishoboye byose, Imana yaremye isi n'ijuru. Waravuze ngo isi ni intebe y'ibirenge byawe uhagararaho, ijuru naryo kandi ni intebe yawe wicaramo. Wavuze ijambo rikomeye, uravanga icyubahiro cyawe nta wundi muntu uzagiha. Ndagushimira ko nongeye kugirirwa umugisha wo kuza gusangira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe. Bampera umugisha ubagirire neza, kandi abayobozi b'izi televiziyo tunyuzeho ivugabutumwa ryo kugira ngo abantu baruhuke mu mitima, basangizwe ijambo ryawe. Baha umugisha, zamura izi televiziyo ziho umugisha, bagirire neza, guhera ku mukameramani gukomeza ku bayobozi bayo, ubukomeze kuba umugisha kandi ubagure. Niko nsengeye umuntu wese udukurikiranye muri aka kanya ngo muhe umugisha, imbaraga zawe zimubeho, ubutabazi bwawe bumugaragareho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi kwa kuri ukwizerwa ukaba uri ukwiringirwa iteka ryose, kuko kwiringira ntako bisa. Hahirwa uba mu mababa yawe, hahirwa umuntu uba mu bikari byawe ukamwiyegereza. Yegereza abantu turi kumwe, yegereza abantu tugiye kuganira mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikomeze ziganze hagati muri twebwe. Urakoze kuri Imana iri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Aho uherereye hose, Imana iguha umugisha, ubuntu bw'Imana bukuzeho, imbaraga za Yesu zikuzeho. Ndagushimiye cyane ko uyu munsi tugira umugisha wo kuganira.
nzanye ijambo rivuga ngo kugirirwa icyizere n'Imana cyangwa se kwiringira Imana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Iyo wiringiye Imana nta wundi muntu wakiringira. Iyo wiringiye Imana kuko ari yo kwiringirwa n'Imana ishobora zose. Wahuye n'abantu benshi niwabiringira, urabiringira bagukoza isoni. Ariko iyo wiringiye Imana ntabwo igikoza isoni. Ndagira ngo mbwenge Imana twiringiye ntabwo igikoza isoni. Imana twiringira akomeye, Imana twiringira atabara. Hari ijambo riboneka muri Zaburi y'125 ku murongo wa mbere. Ni ijambo tugiye gusengeramo uyu munsi, tugiye guhanuriramo ubuhanuzi bukomeye. Ni ijambo rivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Biravuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka gusa abantu. Ndagira ngo ubwire ngo rero Imana igiye kukugota. Akira kugotwa n'Uwiteka, akira kugotwa n'amaboko akomeye y'Imana. Ntabwo Imana ivuze ngo nukwiringira abantu, nta nubwo ivuze ko ari ukwiringira imiryango, ntabwo ivuze ko ari ukwiringira muyomba wawe, ntabwo ivuze ko ari ukwiringira abakomeye, ahubwo nukwiringira Uwiteka. Abiringira Uwiteka rero bameze nk'umusozi wa Siyoni. Abantu biringira Uwiteka n'abantu bameze bati n'abantu basenga bubaha Imana, babona ibyago n'amakuba byaje nibave ku Mana, bakavuga ngo nubwo tuhuye n'ibibazo, nubwo tuhuye n'intambara, nubwo tugeze nubwo Imana itabikora, nubwo Imana itabikora nonaha, ariko twizeye Imana ko izabikora. Rero abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Ese waba wiringiye Uwiteka? Ese ntabwo ufite ibindi bintu wiringiye? Bamwe biringira ibigirwamana, abandi biringira amafaranga, abandi biringira imiryango ikomeye, abandi biringira base wabo, abandi biringira ba nyina wabo, abandi biringira amamodoka, abandi biringira ubutunzi. Ariko twebwe biringiye Uwiteka, hayayaya, no ku munsi mubi tuzakomera. Haleluya. Ndagira ngo mbwira akira kwiringira Uwiteka. Hakira kwiringira Uwiteka mama. Niyo wiringiye Uwiteka ntabwo azagukoza isoni. Niyo wiringira Uwiteka ntabwo azaguhemukira. Kwiringira Uwiteka ntako bisa. Kwiringira Uwiteka arakurinda, akakurinda n'ibyo utaruzi. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nje nezerewe ndi mu bavuta y'Imana. Ndumva nezerewe. Iri jambo riranejeje, ndafashijwe. Kwiringira Uwiteka. Haleluya. Iyo wiringiye Uwiteka akugirira neza. Ntabwo ukeneye kwiringira abantu benshi. Wakiringira abantu bakagukoza isoni. Ujye upanga ubukwe abantu bakubwira ngo tukuri inyuma tuzabana nawe. Mwana wacu turagukunda. Ukiringira abantu ukavuga ngo abantu barahari. Bikarangira ku munota wa nyuma abantu bakuvuyeho. Bikarangira bagutengushye. Ariko iyi Imana ikubwiye ngo ndi kumwe nawe. Haleluya. Yikubwiye ngo nzabana nawe. Yikubwiye ngo ninjye Uwiteka mwavuganye. Yikubwiye ngo nzagukorera ubukwe. Kubera ko ari ijambo Imana, ntabwo Imana ijya yivuguruza. Kubera ko ari Imana yabivuze birasohora. Kubera ko ari Imana izabikora birasohora. Kwiringira Uwiteka. Ingabo bameze nk'umusozi wa Siyoni. Uyu musozi wa Siyoni ni umusozi wera, ni umusozi ukomeye, ni umusozi ushikamye. Nawugereranya n'iki se? Nawugereranya hari umugabo Imana umwe wiringiye Uwiteka, aramubwira ngo mbonye umuntu ufite umutima ngo uwo nshaka. Haleluya. Akira kwiringira Uwiteka, akira guhura n'imbaraga z'Imana. Abantu bakwizeza niba bikore, ariko wowe muri mbye ravuze ngo abiringiye abantu barabahemukira. Ndetse ngo niba babahanze amaso babakoze isoni, birangira babakoshoni, birangira babavuyeho, birangira babataye, birangira babahemukiye. Ariko wakiringira mama wakagukoza isoni, wakiringira umubyeyi wakubye akagutwita amezi 9 ntagire ikintu akumarira. Ariko wiringiye Yesu agukura muri karande. Iyo wiringiye Imana igukura imivumo abantu bakwatuyeho. Akira kwiringira Uwiteka. Bamwe biringira abapfumu, abandi biringira abahanuzi. Akira kwiringira Uwiteka. Iyo wiringiye Uwiteka urakomera. Ni wiringira Uwiteka uzagera kure. Ni wiringira Uwiteka ntabwo uzayoba. Ndagira ngo ngo ntabwo uzayoba. Kubera ko uzaba waringira Uwiteka. Uzajya ugenda aho ugiye hose Imana iguha amakuru, kuko wiringira Uwiteka. Ubana nayo. Haleluya. Imana ishimwe. Kwiringira Uwiteka niyo ntwari ikomeye. Wakiringira abantu bakagukoza isoni, ariko abiringiye abantu babakoza isoni. Ariko iyo wiringiye Uwiteka
ese wisuzumye mwene data turi kuganira rino jambo wasanga we wariringiye nde? Wiringiye amafaranga, wiringiye ubwiza, wiringiye imiryango ikize, wiringiye ahantu ukomoka? Wikiringira ahantu ukomoka, ahubwo iringira Uwiteka. Najya mubwire ngo mu bibazo uri gucamo, mu nzu uri gucamo, akira kwiringira Uwiteka. Ijambo ry'Imana ni ijambo rikomeye. Iyo Imana ivuze iranasohoza. Icyo nkundira Imana ntabwo ivuga nk'abantu, icyo ivuze irakirinda, ikarinda n'uwo yakibwiye. Impamvu kwiringira Imana, Abisiraheli biringiye Imana ibakura muri Egiputa. Hari abantu benshi biringiye Imana irabatabara. Saduraka, Meshaki na Abedenego biringiye Imana ibakura mu itanura ry'umuriro. Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe bari babafunze, barenganyije, biringira Imana irabatabara. Akira kwiringira Imana, akira kwiringira Uwiteka. Ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni. Aba bantu bameze nk'umusozi wa Siyoni. Akira kumera nk'umusozi wa Siyoni, nguko imisozi igose Yerusalemu. Akira kugotwa n'imbaraga z'Imana. Ese aho uhagaze ugoswe n'imbaraga z'Imana cyangwa n'imbaraga wirirwa utongana, wirirwa uri mu matiku, wirirwa utukana? Ndagira ngo ngo akira kwiringira imbaraga z'Imana. Ngaba bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Umuntu wiringiye Uwiteka Imana avuga ashize amanga. Umuntu wiringiye Uwiteka Imana ntabwo azayoba. Umuntu wiringiye Uwiteka Imana ntabwo azamwara, kuko yiringiye Imana. Kubera ko Imana itamwara, nawe ntago yamumwaza kuko yiringiye Imana. Aba ari connected n'Imana gutya. Haleluya. Umuntu wiringiye Imana baba bari relationship nayo, baba bari kumwe gutya 5 kuri 5. Ikamubwira ngo mwana wanjye ijya hanga. Umuntu wiringiye Imana, Abrahamu yigeze yiringira Imana, iramubwira ngo mwana wanjye Abrahamu aritaba. Imana iramubwira ngo va mu gihugu cya Sotera, uve mu nzu ya Sotera, uve mu gihugu urimo, ngwereke igihugu nzakujyanamo. Haleluya. Arangije yumvira Imana, arayiringira, ikorana imirimo n'ibitangaza, Imana imugirira neza. Ndajya mubwire ngo niwiringira Imana ntabwo uzayoba. Niwiringira Imana ibigushinyikiye ntabwo bizakubona. Niwiringiye Imana ibikwasamiye ntabwo bizakumira. Niwiringiye Imana ibitegereje kuzamwara bizakanura amaso bizaheba. Niwiringira Imana ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko Imana irakomeye, kuko ni Imana yo kwizerwa. Hari abantu biringiye Imana, nakubwira muri Bibiliya benshi cyane. Dorokasi Tabita yiringiye Imana, Imana iramuzura kubw'imirimo myiza. Hari abantu biringiye Imana batigeze bahimukira Imana, babanye n'Imana 5 kuri 5, ariko Imana irabarinda. Yesu yavuze ngo yaravuze ngo ijwi ry'urangurura mu butayu. Akira kwiringira Imana. Iyo wiringiye Imana iguha amakuru. Nta muntu wiringiye Imana ujya ukorwa n'isoni. Umuntu wasenze, umuntu wiringiye Imana akabana n'Imana, agakorana nayo, akabana nayo, niyo yagera ku munsi wa nyuma ntabwo ajya acumuzwa n'ubukene, ntabwo ajya asubiza inyuma ngo ateshurwe ngo umugabo yantaye, ntabwo ajya asubira inyuma ngo yapfushije. Ahubwo aravuga ngo nzi neza ko Imana ishobora byose, nzi neza Imana nasenze ndayizi, nzi neza Imana ndi kumwe nayo, Imana niringiye ndayizi. Reka nkubwire, Mose ngo yigeze agenda ngo abona igihuru kiri gukongoka, abona igihuru kiri gusha, ngo arangije arakireba, ngo arangije aragenda, ngo aracyegera, ngo yumvijwe ku kanya rimuhamagara, riramubwira ngo Mose 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 Mose, kwetura inkweto yawe, ngo kuko aho ugeze arahera. Akira gukwetura inkweto mu izina rya Yesu. Hari ibyo ukeneye gukuraho. Impamvu ubona abantu bagufasheho ijambo, Imana yarakwizeraga, Imana yakwemeraga nk'umwana wayo, ariko ubu ngubu waratambikiriye. Akira kujyana ubusabane n'Imana. Njyana nk'umuhanuzi w'Imana, nongere ngo uhuze n'Uwiteka. Ndagira ngo iri jambo riguhuze n'Uwiteka. Akira kongera kugirana connection n'Uwiteka. Akira kongera guhamagara mu ijuru. Akira kongera gutelefonana n'Imana. Akira kongera gucata n'Imana. Wacase n'abantu ntacyo bakumariye. Kuri WhatsApp wacase n'abantu ntacyo bakumariye. Kuri Facebook ntacyo bakumariye. Kuri Twitter ntacyo bakumariye. Ariko kuri Instagram ntacyo bakumariye. Ariko akira gucata n'Imana mu izina rya Yesu. Akira umurongo guhuza n'Imana. Akira gusenga. Gusenga byimura imisozi itabimenye. Gusenga niho tubagira ibibyimba mu nda z'ababyeyi batagiye kwa muganga. Akira gusenga. Gusenga, umuntu usenga aratungurana, umuntu usenga aratungurana cyane. Umuntu usenga agenda afite icyo yokeje.
ntukamwishinge. ushobora kumubona uyu munsi wa none umuntu usenga arimo aragenda arira, arimo aragenda aganya, arimo aragenda afite ibibazo, ariko ku mugoroba ukabona afite amabarano akayajyana muri beneri akajya kubitsa akajya kubikuza. Gusenga rero, umuntu usenga arahindura cyane. umuntu usenga akiringira Imana akabana n'Imana, uyu muntu ujye umwubaha. Jardine yarabivuze neza, aravuga ngo icyambere ntabwo Imana ibeshya, aravuga ngo icya kabiri igira imbabazi, aravuga ngo icya gatatu ijambo Imana yivugiye ubwayo. Ntabwo Imana irinze wowe, ahubwo irinze ijambo yakuvuzeho, kubera ko impamvu irinze ijambo ryayo rihora ririnzwe. Niyo mpamvu nawe Imana igiye kukurinda kugira ngo utazateshwa agaciro cyangwa se ukavaho. Impamvu Imana ijya iturinda rimwe na rimwe, ikaturinda impanuka, uyu mwuka duhumeka, ikaturinda ikabana natwe, nuko Imana ishobora byose, nuko izi yuko yabitwemereye. Yesu yatugize abatunzi. Wireba ku bukene, wireba uko isi iri kugenda ngo ujyane nayo, komera ku cyo Imana yavuganye nawe, utindane n'Imana kurusha uko utindana n'abantu. Ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni. Aba bantu ujye ubitondera. Naba ari umukobwa mugahura kuvuga ati ngiye nsenga Imana, nashaka abafite 35 yarataranitse, umwitondere, wirinde kumuvugaho amagambo mabi, kubera ko uyu muntu afitanye ubusabane n'Imana, kubera ko uyu muntu afitanye relationship ikomeye n'Imana, kubera ko uyu muntu hari icyo Imana yamuvuzeho. Niyo mpamvu nakubwira ngo rero uyu muntu usenga, naba ari umusaza ntuzamutera urutugu ngo umuhutaze, naba ari umukecuru ntuzamutera urutugu ngo umuhutaze, ahubwo uzaze umwegera, kubera ko uyu muntu wamubona uyu munsi ari mu marira ariko ejo agasubizwa. Rero reka nubona umuntu w'Imana intambara zamuhagurukiye, irinde kumurwanya, irinde kumuvuga, reka yamukomerekeje izanamwomore, irinde kumugendaho, kubera ko uyu muntu arashinganye. Abantu muri iyi minsi bafite Yesu ashimwe y'uburyarya. Haleluya mukozi w'Imana. Muraho neza, Yesu ashimwe. Yamara kurenga kiragapfa, yamara kurenga kiragakenyuka, yamara kugendurwa kubitwe n'inkuba itagira amazi. Wikita ku magambo, wamara kumva ibyo bintu ugahita ucika intege, ugatakariza Imana icyizere. Ibuka amasasu wanyuzemo, ibuka intambara wanyuzemo, ibuka aho waciye, ibuka aho Imana yagukuye mu cyaro, ibuka aho Imana yakuvanye, ibuka kera winjira mu rugo uzunguza igishirira, uburinjira ugakanda itara rikaka, uburinjira ukaryama ahantu heza, wagiriye Imana iki, ongera ugarukira Imana iragushaka, ongera ugirire Imana icyizere. Umuntu usenga arakomeye, umuntu usenga ni konegite n'urusinga rw'Imana. Umuntu usenga arapfukama agahamagara mu ijuru bakitaba, kubera ko uyu muntu arasenga, kubera ko uyu muntu abana n'Imana. Rero ndagira ngo ubwire ngo humura, abiringiye Uwiteka, ntabwo ari abiringira abantu. Bibiliya ntabwo yavuze abantu biringiye abantu, yavuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Haleluya. Uyu musozi ngo ntabwo ujya unyeganyezwa, naho abarozi bahaguruka, naho abagome bahaguruka, naho abadayimoni bahaguruka. La side gode bone tandoze nekita etando winima winigre. Naho abadayimoni bahaguruka, naho Satani yacana maremare agacana n'amagufi, uyu muntu arashinganye. Yesu yavuze ijambo rimwe, areba ngo mubwire iyo ngunzu ngo ni Herode, ngo data arakora nanjye ndakora. Ndatangariza ibyarwanyaga ubuzima bwawe, ubibwire ngo njyewe ndi kumwe n'Uwiteka, ubibwire ngo sinsubira inyuma. Niyo mpamvu abantu barwanya umuntu, ntabwo umuntu ajya arwanya umuntu umuri inyuma, ahubwo arwanya umuntu umuri imbere. Ubuzima bwo barwanya umuntu umuri imbere nuko babona amaze kubasiga, nuko babona hari intambwe Imana yaguteje, nuko babona hari urwego Imana yakurije. Akira kurira urwego rw'umugisha, akira guhura n'umugisha wawe. Ntabwo umuntu arwanya umuntu umuri inyuma, ahubwo akurura umuri imbere. Barashaka kugusubiza inyuma ngo bakuvane mu byizerwa. Isi iri kuduteza cyane nari dukwega, ariko ntabwo bizakunda, kubera ko hari ubutabazi bw'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Ndagira ngo ubwire ngo humura, Imana iri ku buzima bwawe. Aba bantu biringiye Uwiteka barashinganye, aba bantu biringiye Uwiteka bafite nza y'Imana bagendana nayo, barashinganye. Ndagira ngo ubwire ngo humura, Imana yo mu ijuru iri ku buzima bwawe. Iyakurinze cyagihe na nubira cyakurinze, iyabanye nawe na nubira cyari kumwe nawe. Imbaraga zayo urazizi, warazibonye. Iringira Uwiteka, reka kwiringira imiryango, reka kwiringira amafaranga. Wakiringira ubutunzi bikanga, wakwiringira umugabo bikanga, wakiringira amazu meza bikanga, wakiringira amamodoka bikanga, ahubwo akira kwiringira Uwiteka. Imana ihimbazwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo riratubwiye ngo abiringiye Uwiteka
bameze nk'umusozi wa Siyoni. Narinzanye ijambo rivuga ngo Imana yo mu ijuru iguhamirize, ikurindire hagati y'ibishaka gucoshomera, ikurindire hagati y'intare, ikurindire hagati hajya harimbura abantu, hagati hajya hacanga abantu, hagati hajya hagorana, hagati harakomeye, hagati harananiza, ariko Imana ikurindire hagati, ikwemeze imbere y'ibitakwemeraga. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ikurindire hagati, ibishaka kurwanya Imana ibikureho, ikurindire hagati mu izina rya Yesu, kuko ari Imana ikomeye, kuko ari Imana ishobora byose, kuko ari Imana itabara, kuko ari Imana ivuga bikaba. Ni Imana twasenze, ni Imana twizeye, niyo kwizerwa, ni Imana ivuga bikaba, irategeka bigakomera. Hagati harakomeye cyane. Imana ihimbazwe. Hagati harakomeye cyane, kuko ari Imana ishobora byose. Tugiye gusenga, twari mu ijambo rivuga ngo Imana ikurindire hagati, kuko hagati haracanganya. Abiringiye abantu bakoze isoni, ariko ni wiringira Uwiteka ntabwo azagukoza isoni. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza, imbaraga z'Uwiteka zibabeho. Tugiye gusenga n'Imana muri amasaha. Mana mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga, Imana ishobora byose, ijambo ryawe ni ryo kwizerwa, urakomeye, bagirire neza mu izina rya Yesu. Sengera abantu bari batenemutse, sengera abantu bari bageze hagati bikabacanga, ngo ubicangure byari bikubacanga, ubayoboke inzira yawe, babone ubutabazi bwandukanye, ubaho umugisha mu izina rya Yesu. Babone imbaraga zawe, reside bone tando ezene winigre enepai, mu izina rya Yesu. Guhera uyu munsi bakire kugirirwa neza nawe. Komeza kubamera umugisha, ubarinde kandi natwe turindane twese hamwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana igufiteho umugambi mwiza, izakugira neza kandi izagutabara. Nje kukubwira ngo humura, ibigutiye ubwoba Imana ibirimo. Imana ibirimo, ntabwo uzamwara, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ni Profete Byukuri Bagirane Noheli, ni ya nimero 0780 52 90 80. Imana ibamugisha. Shalom shalom.